ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe kuri Goodrich TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand. Kuri mwe mukurikiye Goodrich TV, uyu ni umwanya w'ikiganiro u Rwanda twifuza, kikaba ari ikiganiro kibanda ku nkingi enye za guverinoma: imibereho myiza, ubukungu, iterambere n'ubutabera. Nk'uko mutubona turi itsinda ry'abantu babiri bagize iki kiganiro, harimo yewe harimo wowe Nkundiye Eric Bertrand, uri kumwe kandi na Jean Damascene Nsengiyumva. Tukaba tuje mu kiganiro u Rwanda twifuza. Ngira ngo rero uyu munsi ni kuwa kane. Umunsi ni kuwa kane. Itariki ni 17 Kanama Kanamiranzeri. Kanama Kanamiranzeri. 2020. Byabaye bihagaze. Bihagaze. 2023. Uti ni Kanama Kanamiranzeri. Aha, ubu rero tukaba tugeze muri iki kiganiro tukinjiramo. Murabona insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ku ma televiziyo yanyu, aho tugiye kuganira ku ruhare ku rubyiruko mu kurwanya sida. Uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya sida niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Harya urubyiruko kugeza iyi saha no guhera ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe? Urubyiruko imyaka guhera ni buriya biragutse. Iyo uvuye mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, guhera undi umuntu ari kubyiruka akaba yabyiruka guhera kuri 18, birakagenda bigafungira ubashyize kuri 30. Undi mbere yaragendaga gakubitira muri 35. Ubu bagabanye 5, ariko ubu gusanga abantu basigaye basaza bose ku buryo bagabanije. Mu myaka y'urubyiruko naho umuntu aba afite imbaraga zo gukora, imbaraga zo gukora ashoboye afite. Rero niwo wavuga ko ari kubyiruka, ariko afite n'imbaraga zubaka igihugu. Imbaraga zubaka igihugu. Urubyiruko ubundi bavuze ngo urubyiruko basubiza ngo imbaraga zubaka igihugu. Urubyiruko ari nazo imbaraga zubaka igihugu, niyo mpamvu twabatekerejeho uyu munsi. Sida rero muri no imaze iminsi ivuza ubuhuha, cyane cyane iyo tugiye gushingira ku mibare ubwo hizihizwaga umunsi ihuye muri uno mwaka turimo. Urubyiruko rwaratabarijwe, sida iravuza ubuhuha. Ikigo cy'igihugu rero gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko abanduye sida mu Rwanda bamaze kugera ku bihumbi 230. 230 b'urubyiruko. Oya, abantu bose muri rusange, ariko muri 230 3% n'urubyiruko. 3% n'urubyiruko. 3% n'urubyiruko. Hanyuma rero abafite calculatrice yo mibare muyikore mutubwire ni bangahe. 3% n'urubyiruko. Kuvuga ngo barafata imibare yose hamwe bakube na 3 bagabanya n'ijana. Imibare ndumva itakibuka neza, ariko babikore bashake 3% bya 230. Barabona ni kangahe. Ariko kandi babenshi cyane bandura sida bari mu rubyiruko, cyane cyane abakobwa. Abakobwa uziko buri banduraho sida 1.8 kwijana. Abakobwa mu gihe bagenzi babo b'abahungu basaza babo bo ni 0.6 kwijana. Abakobwa bakubye 3. Abakobwa kwandura biragoranye, biroroshye cyane, kubera ko hari abakobwa batazi gufata ibyemezo ngo bakoreshe prudence. Ariko buriya umugabo we utashatse ko yandura arikingira. Arikingira. Ariko umukobwa yikingiye kandi buriya ntiyabakingiye n'umukobwa se.
nyine we ubwo yashatse kutandura nicyo yashatse kutandura yakuri nabo bandura nibo baba bagerageje kubeshyeshya babandi ko badashaka gukoresha agakingirizo bikarangira nyamukobwa yemeye nyamukobwa akaba abufashe byoroshye. urumva ni biteye inkeke kuba muri mu bihumbi 230 byandura sida cyangwa byanduye sida harimo 3%, ariko kandi ka 3% kakaba karimo abakobwa bangana na 1.8 banduye sida, mu gihe basaza babo bari 0.6. 0.6 nukuvuga ngo nyine urumva bo abakobwa ikintu cya mbere nabonye ngira ngo mu minsi ishize habaye inama mpuzamahanga y'abadamu woman delivery, aho bagaragaje ko abakobwa cyangwa abadamu batinya gukoresha udukingirizo twabagenewe. Barabitinya? Turahari. Twagenewe abadamu. Ariko nta nutwongera mbona ku isoko. Nta nutwongera mbona ku isoko. Turahari. Ahubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo akitabira bari ukambara kugira ngo nayo birasaba ubukangurambaga. Ariko kandi niba umukobwa atanakambaye we mugiye gukorana icyo gikorwa wambaye kakandi kawe kakugeneye nk'umugabo uramurinze nawe uririnze. Wowe ni ukuvuga ngo niyo mpamvu wabonye imibare y'abakobwa iri hejuru y'igitsina gabo ikabiri hasi, ni ukuvuga ngo umugabo wabishatse ko atandura arikingira. Ariko se kandi hari ushobora gushaka kwandura aba yaryohewe n'ikinyenga ku buryo abafite imyumvire yabo ngo ntakurira bombo mu ishashi ngo ntabwo iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ngo wambaye puridasi ngo ntibiryoha, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ariyo nkubwira ngo hakeneye ubukangurambaga kugira ngo cyane cyane bugahera mu bajene, kuko nibo bafite amaraso ashyushye nabo bashukwa cyane, ni nabo bashukwa babangavu baba bashyushye guhera kuri 17 18 19 hamwe nyine umushuka nta mahitamo bafite nta gitangira. Nabonye bose basigaye batuze za iPhone ngubu kandi iPhone njya numva rwose iPhone nta mafaranga yeze tuba hano muri inyubako tubamo ni nayo icuruzwamo amatelefone menshi atandukanye cyane. iPhone wari kwayibona munsi y'ibihumbi 150 ngire ngo iyo ngiyo wayibona yo kaziyo yaba ari utunga izina ariko atari telefone utunze. Yego urumva rero ni sasa rero ni gute umwana w'umukobwa uzaza jewe Bertrand nkagwa Samsung cyangwa iPhone yawe ukikuri 200 tugakoresha iyo prudence ku bwa kabiri nzakubwira ngo ndaguha ikindi kikubye iPhone cyangwa nishaka nkugure na laptop ariko nkubwire ati ndashaka ko dukoreraho nkumvishe ko ndi muzima. Tayari ubuzima bwawe wowe mwana w'umukobwa nawe rero kubera kudashishoza yakubeshe sheri shushu bebe urangire waguye muri rwa gakoco. Tayari ubuzima bwawe uraburangije hejuru ya iPhone cyangwa se ako kantu kiri hari umwanya muto. Igusigirinda igusigire na virusi itera sida, nuko ubuzima bwawe bushyize mu kaga. Dufite umutumirwa kandi mu kanya dufite umutumirwa uturutse muri RRP+ cyane abantu batazi iryo jambo ayo majambo ahinnye urugaga nyarwanda abyumvise urugaga nyarwanda. Yego urugaga nyarwanda bafite virusi itera sida. Yego ntabwo bakivuga ngo naba bana na virusi, umuntu abana nicyo yishimiye. Virusi ntabwo ari umugore mu bana cyangwa iki. Ubwo mu kanya turaje tumwakire ubundi mwumve icyatuzaniye. Ari mugani mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Ese tutarwishigishiye sibyo byaba byiza? Byaba byiza tutarwishigishiye ubwo no kurusoma ntiturusoma, ariko kandi hariho ibintu byinshi by'ibishuko basigaye bikunda abana b'abakobwa n'abahungu. Siko n'abahungu basigaye bashukwa. Kera twumvaga ko abakobwa ari bo bashukwa, ari bo basambanwa. Hariho abamama b'imico mibi bashaka abajene cyane, akaba afite virusi sida yo muri 70 na kangahe zimwe twumvaga ngo bajyaga bitiranya bakavuga ngo zankwashi ya rukoro ngo yazaga gakubita ibanguranye, abandi bakabyita amarozi cyane cyane ko abantu bataragira amakuru ahagije kuri sida. Ugasanga abantu barashize abantu kira gihe umva iyo bita iyi Bugande ubone ngo yari umwimerere
abaturanyi ngo bari bafite ivuze ubuhuha muri za 70 na kangahe ari ukuntu ngo ziyo zivanze zikivanga sinzi amarezisi yazo cyangwa ubukana bwazo ariko baravuga ngo iyi Bugande nyabona Bugande ubundi ngo yaje ica ibintu ni nka sida yinjiriye mu kibuno yabatenganye ibivuze ubwo nayo ubanza yanyuze ahantu ho kororokera hazima ibanyuze ahantu hazima ngo irahuranye abantu nibirinde sida rero hanyuma rero niyo mpamvu tuba twateguye ikiganiro nk'iki ukurikije ibishuko biriho muri iki gihe ukurikije n'abajene bariho iterambere bafite igihugu cyabaharaniye ko bageraho ubu abajene bose barambara impenure cyane imyambarire yaravuguruwe rwose abantu basigaye bambara mu buryo bita ngo buri sexy ugasanga umukondo uri hanze ufite imyaka 18 n'ufite iromba yarishyize hanze nta kibazo hejuru y'amaguru hejuru iyo ngiyo wahura n'abagabo nabo bahora bameze barekereje basamye ni hariya ugasanga ibibazo biravutse hariya rero niwo mushotoye ariko n'uwo umugabo nawe ntabwo aragurije kwitegereza ibyo wambaye nawe harimo uburwayi ariko harimo akantu k'ubushotoranyi ubushotoranyi bukomoka ku kirero wowe wagiye kwambara igihe nigeze mbaza umwana w'umukobwa namubwira ariko kubera iki mwambara mukageza hano ijipo cyane cyane ukagumya ugacunga ko n'abantu babibonye abacunga se buriya abacunga uzamucunga n'ikatakatije kandi mama yicara amanura tsura wagira ngo yabyamba atazi aho bigera ubwo aba yakabije akabona abantu baramureba cyane cyane ko abavuka muri ino minsi bafite n'amaguru meza yo kureba ni umwihariko wo muri iyi minsi se ni umwihariko wabo n'amabuno barayasiga ngo akaza iterambere ryaraje nyine bamenye kwisiga baracya ariko iterambere ko rigenda riza nk'ubu twabonye ko Nyagatare noze ndebe imibare y'abatwaye inda abangavu batwaye inda mu mwaka wa 2021 989 mu karere kamwe tubagabanya imirenge harya Nyagatare akarere kajya kabakame niba ari Gatsibo Nyagatare mu burasirazuba Gatsibo yari gukubita muri 700 wagera mu Bugesera gakubita muri 600 mu mwaka umwe batwaye inda Nyagatare kubita 900 kandi bose bari munsi y'imyaka 20 ariko kandi unarebye nuko urebye abahanwa babateye abo banga vinda abahanwa ni bangaye bigire ngo abahanwa ni barabahishira cyane ko ubu bakagira ukuntu bumvikana n'imiryango itegeko nimba ari itegeko ritaravugururwa neza nimba ari abantu babyumva nabi baravuga ngo nimba wanteye inda yampaga niyo sukari yo guha uyu mwana yampishahishagaho n'utwo dufaranga two kugira ngo umwana ajye mu ishuri nimutanga nzayahabwa nande aho ntago ari ikibazo cy'itegeko ryo riri clean igihano kirasobanutse ahubwo biri mu myumvire ubwo urumva umwana w'umukobwa bateye inda ubwo yaba umubyeyi imburagihe ejo arangije gutwita arareba akavuga ati no se wa musore wa ntenda cyangwa wa mugabo byabaye ko yamfashaga kurera uyu mwana akaba yampaga ibyo ndya n'ibyo nambara niba mushyiraho mo bakamufunga 30 leta ko itarampa ibyo bintu ndabahone ko mfungishije se umwana wese uzumva ngo se naramufungishije bizagenda bite buriya ngewe uzi ukuntu mbibona ni ku gitekerezo cyanjye buriya nk'abari abana bavuze ngo baba bavutse kuri bari abana bagenzi babo bavuga ngo uzaza agatanga amakuru leta izamugenera ibi abagabo bose bafatwa ariko kandi bavuga nacyo cyaba igitekerezo cyiza leta izamugenera numva nimba akeneye kwiga materineri ECD yige for free cyangwa se n'imiryango imufashe amafaranga yo kugira ngo wa mwana akurikirane kuko se wamubyaye ntahari yagiye gukubita iyo myaka 30 azaza nawe yakaniwe umukwiriye ariko kandi hari ababyeyi twahoze tuganira bambwira ngo buriya ngo leta nayo ngo irimo korora ubusambanyi ntigute rero ati niba abana bose abakobwa bose babyariye mu rugo urabizi ko hari akantu hari uburyo hari ubufasha babaha ngo bajya ku murenge ngo buri gihe guhembwa babyitaga guhembwa ngo bajya ku murenge buri gihe guhembwa ngo niki cyatuma uwo mwana atazongera kongera kubyara kandi ajya guhembwa buri kwezi guko yabyaye ukumva bateretse ibishyigikiye nabyo mu cyaro hari imyumvire navuga ko usa naho yihariye
urabona umuntu umwangavu utabashije kujya mu ishuri cyangwa umusore ahita yicira urubanza rwo kuvuga ngo nta kindi kintu yumva yakora ni ugushaka umugabo cyangwa cyane uzarebe ni nabo bashaka kare imyaka 20 si utayujuje reka nta nubwo bayirindira 10 baba babana cyane ko babana baranakocorana hanyuma muri kwa gushyuha nyine yananiwe ishuri urumva 12 ashyushye nta shuri arimo ngo yigishwe kwa kundi agomba ubwo ageze muri bwa bwangavu sasa ubwangavu uzi ko umubiri uba gusunikira gushudikanya n'igitsina mutari muri sansi imwe umwana ntabonye umugira n'inama arikoza kuri nyina ntazi umwana yagiriye mu mihango ntazi n'igihe yagiriye mu mihango ababyeyi baba bagiye no gushakisha ubuzima bagiye gushaka amafaranga ise nawe ntashobora kumubwira ngo naka codex yamuga ati reka abagabo barabitinya ibyo bajya kubiganiriza umwana ntukavuga ibyo bintu umwana rero yabonye umugure ko twa codex twiza twa Kigali atari bya bitambaro bamesa tarabona bagikoresha ibitambarura muri iki kinyejana none se codex ziragurwa kandi amafaranga atari munsi kagura 600 aragushaka 800 hafi aho ubwo kiretse nimba ari za nkundura zo kuvuga ngo bagabanye zayegabanye ndumva hari hanyuma ukuguriye cotegisi akazaza ati uzaze kwitora mu rugo uranyumvira umukamenyera gutyo erega kuryamana rimwe si ngombwa ko uhita wandura inda cyangwa se inda aregiye ushobora kutayifata ukagira amahirwe ugasanga uwo muryamanye atari mu gihe cy'uburumbuke ariko kandi nta mahirwe ataboneka kenshi batakumva batyo oya batanyumva gutyo bakagira ngo bazabanza bagerageze barebe kiriho nuko kwirinda sida ni inshingano ya buri wese cyane buri wese yagakwiye kuba bigira ibye kuko urimo urarokora ubuzima bwawe urimo urarokora ubuzima bwawe ari amaraso usanga ari amaraso bavuga ngo uriya muntu ngarivukira niba ari ukwivugira niba ari sinzi uburyo bivuga uriya muntu ugasanga baramurahira mu murenge wose aturiya yaryamanye n'abantu barapfa abandi barapfa barazuka atari karacyariho atutangazwa nuko reka ze mubwire ibanga riba rigihishe inyuma buriya miti igabanya ubukana bwa sida bwa virusi itera sida iyo uyifashe neza imyaka niba ari kuzamara imyaka 30 ubundi uzamara 30 nta kibazo na kimwe ugira uragenda ukaba ukabyibuka n'abandi bose ugakora nta kibazo ngewe nzi abantu nzi bamaze imyaka irenga 20 nsanga ngayimaranye 10 ubu amazindi 40 ni injeje ni umusore nta kintu yaba apfa kuba afata imiti neza hanyuma rero mu kiganiro cyacu u Rwanda twifuza nk'uko mubona insanganyamatsiko uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya sida tugiye kwakira umutumirwa aze adufatanye gusobanukirwa hanyuma twakwirinda dute urubyiruko rufitiye iyihe inshingano yego reka tubanze rero dutumike ubundi tugaruke mu kanya turi kumwe n'umutumirwa ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu byakumara iki gutunga amagana ukabura amagara mazima ikaze muri Good Rich Life Care turasuzuma physical assessment tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye fitness machines imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe hydrotherapy operation machine reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi amagufa n'ingingo ndetse n'imirire myiza food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru tubafitiye kandi aerobics sauna aromatherapy ndetse na relaxation massage duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 77 na 0788 30 ukoresheje telefone yawe igendanwa wagira ubumenyi buhagije ku mubiri wawe
ndetse no kwirinda indwara. Muganga Honorani yabategura inyigisho mu kumenya umubiri wawe bizagufasha kuwitaho, inyigisho ku ndwara zandura n'izitandura ndetse na coronavirus, inyigisho ku mirire bizagufasha kumenya imirire iboneye ndetse no kurwanya indwara zikomoka ku mirire mibi no kugwingira, inyigisho z'uburyo wakwiyambura ububata ibyo bita addiction harimo n'ibiyobyabwenge. Ubuzima bw'imyororokere bizagufasha mu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kuboneza urubyaro hirindwa inda zitateganyijwe, inyigisho ku buzima bwo mu mutwe, inyigisho kuri siporo n'umubyibuho hirindwa indwara n'umubyibuho ukabije. Kanda akanyenyeri 141 urwego ubundi uhitamo uburyo wifuza kwiga kandi buri munsi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri telefone igendanwa kwa 0788222773 ndetse na 0788300456. Ushobora no gusura urubuga rwacu ari rwo wa3muganga-online.com. Muganga Online, ubuzima bwawe mu biganza byawe. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumerera iki gutunga amagana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788302773 cyangwa 0788307794 na 0788300456. Aha ngira ngo twagarutse mu kiganiro u Rwanda twifuza, ari nako mubona ko twakiri umutumirwa wacu w'uyu munsi mu kiganiro, aho turi kuganira ku nsanganyamatsiko mubona ku ma ekra yanyu, uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya sida. Nawe murabona ko ari umujene, nawe ni urubyiruko. Ngira ngo benshi batangiye kwibaza bati ninde aratubwire rwose. Nkuko mumubona rero niwe tugiye kubana muri iki kiganiro, araza kubibwira hanyuma atubwire naho yaturutse. Ngira ngo bane twamwakira, reka tunamwakira amugana abantu tutabicisha turakwakiriye mu izina rya Yesu. Wicare ugubwe neza. Niyo uko ni bakomeza ngo Imana duhana umugisha, sinebe ukundi babigenze. Amina. Murakoze cyane. Bityo nubwo naza mbona kamwe mukavuga ngo mu Rwanda, abanyamakuru mu Rwanda ngo baravuga ngo dufite umutumirwa ngo witwa Joseph, ngo Joseph ngo tuguhaye ikaze wakwibwira abantu kandi bamaze kuvuga icyo twakirenze twe twagitsinze rero ntitwakubuze. Nitwa Charlotte Byukusenge, ndi youth ambassador cyangwa haryo ubwo bavuga ambasaderi w'urubyiruko. Kinyarwanda cyabwo ni iki? Ni ukuvuga ni umuvugizi. Mu Kinyarwanda cyiza ni n'ushinzwe intumwa y'urubyiruko. Ambasaderi ni ufite ubutumwa. Yego, urubyiruko rufite virusi itera sida. Haba mbifashwamo na RLP Police cyangwa urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida mu Rwanda. RLP Police kwa Semafara. urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida. Yego, kandi cyane rero turakwakira, tuguhaye ikaze. Hanyuma nkawe ambasaderi muri RLP Police, iyo mukora ubukangurambaga, iyo mugenda mu gihugu hatandukanye,
abo mugenda musura mubagira izihe nama ese muhura n'izihe mbogamizi bababwira ko bahura n'izihe mbogamizi nka ambasaderi rwose tubwire n'ubutumwa wagiyemo nk'urubyiruko bigenda bite by'umwihariko impamvu ndi ambasaderi w'urubyiruko rufite virusi itera sida nuko nyifite abantu bataza kugira ngo ndi umuyobozi uri aho nyine ngo bitari mu biroya bigira urubyiruko rugenzi rwanjye rufite virusi itera sida actually mugira abantu bose bafite virusi itera sida ariko cyane cyane urubyiruko kuko ariho nisanga hanyuma rero imbogamizi duhura nazo urumva arizo mwansabye guhera imbogamizi duhura nazo nk'urubyiruko harimo guhabwa akato nubwo katakiri kenshi kubera ko leta y'u Rwanda ibishyiramo imbaraga ibinyujije muri RP polisi akato kagenda gacika ariko karacyahari harimo kubura akazi kuri bamwe na bamwe bitwaje ko bafite virusi itera sida n'abantu bakabima akazi yego harimo nyine kubwirwa amagambo mabi akomeretsa bigatuma nyine urubyiruko rwiheba rukishora mu biyobyabwenge cyangwa mu mibonano mpuzabitsina rero imbogamizi nizo actually ni akato cyane cyane ni byo bintu duhura nabyo bituma urubyiruko rimwe na rimwe ubona ari rwo rwinshi rufite virusi ku buhanga bw'ibyuma ngira ngo mwadukosorera ndaza kukubaza wari uvuze imbogamizi tugaruke imibare twahoze tuvuga ya RBC iheruka muri uyu mwaka bavuze ko mu Rwanda abantu bafite iyo virusi itera sida ari 230 ariko muri abo 230 3% n'urubyiruko muri ako 3% abakobwa barimo ni 1.8%. Nibo benshi mu gihe basaza b'abahungu ari 0.6%. ubwo urumva ndashaka nawe ndabibona umwana w'umukobwa w'umujene ni ukubera icyo abakobwa bakubye imibare yabo ikubye 3 karenga basaza babo bigenda bite biraterwa n'iki murakoze abakobwa impamvu ituma cyane cyane aribo bagira aribo benshi ntabwo aya ni amakuru yo nishakiye ku giti cyanjye ntabwo ari ubushakashatsi bundi bwakozwe n'ikindi kigo nkurikije abo mbana nabo cyangwa nanjye ubwanjye cyane cyane abakobwa icyambere kuba ari abakobwa mu Rwanda umugore ni umunyantege niko bifatwa nyine ni umunyantege nke kumugeraho biba byoroshye rero nimba ari umunyantege nke umukobwa ashobora guhura n'abagabo barenze umwe muri ba bagabo bakaba nyine bamwanduza umuhungu we ni utereta yego rero umukobwa kuba ateretwa rimwe na rimwe adashobora kuvuga oya adashobora kubwira umuhungu ngo koresha agakingirizo ko umuhungu ari we waterese anayobora icyo gikorwa ni ukuvuga ngo kwirinda biba bishoboka ariko umukobwa nubwo yaba bishaka hari igihe atinya kukubwira ngo koresha agakingirizo icyo gihe bigatuma yandura ikindi abakobwa cyane cyane nibo bashukwa na ba sugar daddy nubwo na ba sugar mami bariho ariko cyane aba sugar daddy nibo benshi nibo bazwi cyane rero kandi nimba mwararebye muri iyo mibare neza abagabo bakuru nanone nibo benshi abagabo bakuru nibo benshi bashuka abana b'abakobwa 45 nibo benshi mu bafite virusi ya hejuru ya 45 49 kuzamura no kuvuga rero kandi iyo myaka nibo baba bashuga daddy kandi iyo baba bashuga daddy ntago bajya mu bamama bajya mu bakobwa kubera icyo ariko nka ambasaderi ntabwo uratumenyera impamvu abagabo muri iyo myaka guhera muri za 45 gusubiza hejuru aribo bakunda kugira ubwo bushake bwo kujya gushuka abana b'abakobwa rwose kandi n'urumbaje ambasaderi abo bagabo muri iyo myaka ni uko yari muri 50 umugore waba ari muri 40 yaba akeneye kumva amaraso mato yaho uko bimeze niko kandi ntabwo umuntu ngewe umukobwa uri mu myaka 24 n'ingahe biroroshye kumugeraho kuruta umugore ushobora kwikorera akabona amafaranga umwana niwe ushuka bikemera rero niyo mpamvu abo bagabo nyine baza mu bana batoya rero aho naho kubera ko bashukika
banafite byinshi bifuza kandi badashoboye kubona rero abagabo bakabageraho ikindi abantu bafite igihuha cy'uko ngo virusi itera sida iyo uyanduye uri mukuru iyo uyifite nyine uri mukuru iyo uryamanye n'abantu bato ngo igabanuke yego ibyo byo ayo makuru hari n'ayo njya numva umuti hari abo njya numva mu makaritsiye numva ngo bajya kwibiduza ubundi ngo amaraso ubundi nkumva ngo bifashisha ngo abana batoya kugira ngo bice ngo amanuza bagabanye ubukana batubwirire rwose batubwiye ko ibyo bintu bitari byo wenda niba ari wowe ubivuga barabyemera nari ku gituma abakobwa bandura ibyo bihuha rero nimba umugabo yarabyumvise nyine aragerageza nibura nko mu kwezi ajya aryamana na twa Charlene nka 20 kose twandure yoreka imbaga rwose kutugeraho turamuvura niko abizi rero nyine abakobwa nicyo ngicyo gituma niko byo mbona gituma bandura rero kubyo mwanumbwe muvuga kuri icyo gihuha ni igihuha cyambaye ubusa mwabyumvise ko ari igihuha cyambaye ubusa babyumva nta kintu na kimwe abagabo ngo kigabanye virusi itera sida usibye kunywa imiti igabanya ubukana nta kindi ikibazo cy'amatsiko n'uwari wese yakibaza nta pfunwe bigutera iyo uhagaze imbere y'imbaga ukavuga ko ufite virusi itera sida njye ntabyo bintera hari igihe bamwe bashobora kuvuga ngo umukobwa mwiza nk'uriya tubona kuri ekara w'inzobe uteye neza ntabwo azicira isoko n'ubundi ryaba ryarapfuye icya mbere ibyo by'ubwiza nubwo ntabizi niba ndi mwiza ariko ibyo by'ubwiza ntabwo virusi itera sida birebaho ni ukuvuga ngo kugira ngo yinjire ntabwo ibanza ngo irebe umuntu ni mwiza cyangwa ni mubi ikindi iyo amaze kugera mu mubiri wawe icyatuma uhinduka mubi ni uko wareka kunywa imiti hanyuma ukarwara ibyuririzi n'imisura yawe ikangirika nta hantu na hamwe rero bihuriye no kuba ndi mwiza cyangwa nteye neza ngo nkaba mfite virusi itera sida ntaho bihuriye hanyuma ngo kwiyicira isoko uwo muntu n'ubundi rwose ntabwo yaba yaje guhaha virusi itera sida ibaye imbogamizi ni nk'uko n'ubundi yasanga ntafite akazi akanyanga ni nk'uko yasanga wenda nta muryango mfite cyangwa mvuka mu muryango ukennye akanyanga ngewe ntacyo bintwara gusa hari aho biba imbogamizi ku bandi batari njye kubera ko hari akato ubu nta gikomere uragira ukundane n'umu boyfriend mumarane igihe muteretana nibigera igihe cyo kuvuga ngo duteganye itariki yo kuzabana cyangwa se hamwe muba mwabaye neza inshuti byo kubiratira n'abandi akagendeshwa n'icyo kintu ntabwo navuze ko kubivuga kuba bitantera ipfunwe kubivuga ari uko nta bikomere nahuye nabyo ibikomere birahari ari byo nari ngezeho bituma abandi bacika intege ariko ngewe bimpa imbaraga niba narakuze nyine muri sosiyete batankunda ngo mfite virusi itera sida bambwira wenda ngo ejo nzapfa bavuga ku ishuri bavuga ntiyabona amanota meza aho bahungu uri kuvuga nyine mukundana byageramo hagati yabimenya agahita agenda cyangwa akanakubwira n'amagambo mabi ibyo byose niba narabikuriyemo impamvu nemeye kwemera ko mfite virusi itera sida ni ukugira ngo abari inyuma yanjye nibura ni ukuvuga ngo hari abantu babikora baduha akato ari uko badafite amakuru hari n'ababikora ku bushake ariko hari ababikora badafite amakuru rero abo badafite amakuru nibo nshaka ko bayamenya at least be kuba ari benshi bakiduha akato bakaduha babigambiriye bo hamwe n'Imana bizagenda biza ariko abadafite amakuru nabivuze kugira ngo bayamenye kuko hari umuntu uguha akato ukumva ntiwamurenganya nimba azi virusi itera sida yo muri za 1992 nta miti ibaho nta miti umuntu uyifite yarabaga umuntu ufite virusi itera sida icyo gihe yabaga narwaye sida sinzi niba mubizi ko bitandukanye ni ukuvuga ngo ariko unabitandukanye dutandukanyirize sida aho ngaho nanjye urwaye sida n'umuntu ufite virusi ya sida batandukanira kandaza kukageraho icyo gihe umuntu yabaga arwaye sida afite ibyuririzi yakenye utamukoraho nyine ari wa muntu uteye isoni umwica umuntu arwaye sida nyine final akazaba
rero nimba umuntu afite amakuru ayo makuru umubwira wowe kuza imbere ye nka Charlene ahita kubonamo uwo murambo umuramba ataragiye n'ejo bundi rwose sinzi muri primaire nimba mu wa gatatu mwibuka agatabo kari karimo katwigisha kwirinda ngo ibintu by'ibigare n'ibindi batuhaga urugero rw'umuntu bw'umwana w'umukobwa wagiye mu kigare final akisanga mu bitaro bamushushanyiriza ari amagufwa gusa ngo yararwaye sida rero niba mu mutwe w'umuntu harimo ko ifite virus sida uzaba yamagufwa twabonaga muri ka gatabo ntabwo yabona Charlene abivuga ngo areke kumuha akato ariko ndi hano mubwiye ko narayivukanye sinanduye ndi mukuru ndenda kuzuza imyaka 30 murabibona ko nta kibazo mfite nta na gito rwose barabizi abatanze ndashaka kugira ngo n'ubu ngubu umeze gutya ariko niko nani ko nyine meze ukuri ndi electricienne ku mashanyarazi rwose amashanyarazi nkora nurinzi y'umuntu usingira isereri ngo kubera imiti ngo n'iki rero ubu imiti neza ubu ngubu aho gutera kigeze ubu imiti neza nta kibazo ufite hanyuma aho virusi itera sida itandukanye aho umuntu ufite virusi itera sida atandukaniye n'umuntu urwaye sida umuntu urwaye sida nyine abarwaye ni ukuvuga ngo yabanje kugira virusi itera sida hanyuma imiti nabi cyangwa yanga no kuyinywa none harwara sida uwo muntu rero ari kwa muganga nta n'urwaye sida ari kwa muganga cyangwa se wenda yarembeye mu rugo no kujya kwa muganga ariko nyine ararembye ntabwo ashobora kuza hano kuri uwarwaye sida hanyuma umuntu ufite virusi itera sida ni Charlene wanyweye imiti neza wiyakiriye akanywa imiti neza agakomeza ubuzima bwe n'ubu ufite virusi itera sida ikindi kibazo cy'amatsiko muri abo ubereye ambasaderi urwo rubyiruko rwose nk'uko twahoze tubivuga hari urubyiruko ashobora kugendera muri icyo kigare akazishiduka muri bya rimwe yakoze yarakuyemo sida agakuramo noneho n'inda icyarimwe akabicirira byombi ariko noneho kuri kubana muri sosiyete n'abandi kwiyakira bikanga hari ukuntu utaha wabihishe ukabihisha nk'iwanyu ariko wabibwira nk'umukorege wawe best friend akahita ayikoza umudugudu wose bakamenya ko wenda tumwite Christine afite sida ubwo ni sida kuko nta mitabare bwatangiye nawe akahita yiha intego ivuga iti nanjye sida wayiteye umudugudu wose nzawukongera nabigifite bya toto nubwo bamuteye iyo nda akabanyuramo bose afite uwo mutima wo kwanduza abandi uwo muntu abo bantu iyo muhuye nabo bafite imyumvire bari ku dusantere akiri bato 19 ngo kubera ko yagiye akandura sida ari mutoya akiheba uwo muntu mumugarura mute uwo muntu ngewe iyo mpuye nawe ikintu cya mbere mubwira banza nkamubwira ko mbere yo kwica abantu 10 nubwo azaba yiyishe kuko ukimara kumenya ko wanduye virusi itera sida ikintu wakihutiye gukora no gutangira kunywa imiti kuko icya mbere nimba atwite akaba adahise atangira imiti ariyanduje ubwe azanduza n'umwana azabyara kandi agiye kwa muganga agatangira imiti kare aba afite amahirwe yo kuzabyara umwana utanduye icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo ubwe aba atekereze nimba kuba ubwe bimunaniye kwiyakira azanabyara umwana wanduye noneho bakajya basangira imiti ibyo akabyakira ikindi kuvuga ngo azanduza abandi bantu mu by'ukuri mbwira abantu ko kuyanduza abantu ntabwo percentage na gake bigabanya kuri virusi ufite kuba niba ufite 100% ntabwo naza ngo nkwanduze ngo ngire nibura 95%. Icyo bimarira ahubwo biriyongera kuko icyambere cyo sinabanje ngo nkupime niba nawe utayifite ikindi babona urwaye n'izindi ndwara za mibonano mpuzabitsina ukazimyanduza niba nananiwe gufata imiti igabanya ubukana nzafata iyo kuvura izo ndwara ntibizakunda nkaremba rero ni ukuvuga ngo kujya kuryamana n'abantu benshi niyo waba waranagize imbaraga zo gutangira imiti ariko ukiryamana n'abantu benshi mu byago byinshi byo gukomeza kongera virusi zawe kuko nubwo ufite virusi itera sida uba ucyandura nk'ubu nkanjye ufata imiti neza uryamanye n'umuntu ndizi neza ko atanduye ntabwo namwanduza yego ariko yanduye anywa imiti nabi virusi ze ziza ziganza izanjye ubwo akaba aranyanduje
ariko ngira ngo kuba waba wanduye ukaryamana n'utanduye ngira ngo ufata imiti neza nabyo ngira ngo bigira pourcentage runaka ibyo bavuga ngo baba bagize charge virale nyine nuko iyo umwiti neza bagakora charge virale bagasanga uri undetected cyangwa TND bakagwisubiza cyitwa TND. TND ni igihe bari kuzishaka ntibazibone. Baba bivuze ko wakize ariko baba bazishaka ntibazibone. Bivuge ngo tushobora kujya kwipimisha icyo gihe ugasanga uri negative nanjye ni negative. Ku buryo ubu si hose kuri bose ku ba TND bose siko baba negative ariko bishoboka ko basanga uri negative. Aho si kwa kundi usanga wenda nge nawe turasezeranye tugiye kubana nk'umugore n'umugabo wenda tubanye tutaranipimishije hashira amezi angahe cyangwa umwaka najya kwipimisha ngasanga naranduye ugatangira kubuti niwe wayinzane kuri ubwo dushobora kuba twarabanye wa mugani ufite charge virale ziri negative ko nkuko warubivuze niba ari TND ugasanga n'ubundi nari ngifite tubana nyifite tugiye kwipimisha ntibyagaragara. Ni cya kibazo n'ubundi ntabwo ari ikibazo cyafite virusi itera sida gusa ni ikibazo kiri muri relationship cyo kutabwizanya ukuri. Kuko ngo nimba ngiyewe twarakundanye sinkubwira ko mfite virusi itera sida wabona hari n'ibindi naguhishe. Icyo rero ntabwo ari ikibazo cyafite virusi itera sida gusa ni ikibazo kireba abantu bose bari muri relationship bakabaye babwizanya ukuri ku bintu byose. Dukundana nkakubwira mfite virusi itera sida ariko ndi TND tujya kwa muganga bakatugira inama nkaho ufatira imiti wenda bakakugira inama bakakubwira zitwara gutya no gutya buri mezi 3 zagiza tugukurikirane nawe turebe ko akiri TND kuko birahinduka imiti nabi n'undi bisubira inyuma rero kwa muganga bakabafasha mukabana mubizi bakababwira uburyo mushobora kubana ntiwanduze mugenzi wawe mukabyara n'abana badafite ikibazo. Nta protocol usibye kuko ngiye gusa nkomeza nkanywa imiti murabana nta kibazo. Rero ikibazo kibaho iyo tutabibwiranye ni ukuvuga ngo iyo ntabikubwiye gerageza buryo ki ya miti utazayibona kandi ntabwo byakunda kubana n'umuntu imyaka y'ubuzima ntabwo byashoboka muhisha ikintu. Rero iyo mbonye uhari ndeka kuyinywa bikazarangira nakwanduje kubera ko nywa nabi. Icyo nicyo cya kibazo cyo kutavugisha ukuri. Reka tujye tunanyuzamo twakiye n'amatelefone abantu bari cyane tubibutse ko na telefone zanyu tuzakira muramagara kuri izo telefone mbona kuri screen zanyu 0782858582 hanyuma ukaduhamagara igitekerezo ubutumwa bugufi inyunganizi akabasubiza kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibintu byanyu mwihaye byo gutanga akato oya. Yes, urumva abantu bafite imyumvire itandukanye kuri icyo kintu. Abantu benshi ni nayo mpamvu ngire ngo abantu bahana akato buriya biragoranye ko nge nawe twaba duteretana turi mu rukundo uzatinyuke kumbwira ko ufite icyo kibazo cya virusi ufite ubwandu bwa virusi. Niyo mpamvu benshi bagera igihe cyo kubana bajya kwipimisha ugasanga umwe ararwaye undi ntarwaye. Kubera iki bibatunguye nuko batigeze babibwirana wenda umwe yaramaze n'igihe runaka yirwaye. Reka numva uyu muntu. Haragudurice urigera kuri ya televiziyo yawe igera hirya ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Abondo uwo ntari tayari. Allo Gudurice. Allo Gudurice mwiriwe. Allo? Yes, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Turavugana nande? Yes, mwiriwe neza. Igira ku televiziyo yawe ntabwo wiyumva. Abantu bahamagara ni ukubanza bakajya mubanze mwigire hirya ya televiziyo zabo cyangwa se bakagabanya volume ya televiziyo kugira ngo tubashe kumvikana. Ushaka kumyutinga cyangwa ukagabanya volume ya televiziyo yawe cyangwa ukayigira kure uko ntabwo wavuga we yumva ngo bikunde. Kana kuri icyo kintu rero wahoze uvuga ko urubyiruko akenshi bagira ikibazo cyo kutavuga oya kandi bigashora benshi muri ibyo bishuko ugasanga umuntu aramushuka so ataramushukisha smartphone cyangwa kandi kantu hagize izo mbaraga zo guhakana bikaza gutuma kubera ko tahakanye nyine yaza kwemera atemeye kandi bya bintu bibi. Yego mwiriwe neza. Allo mwiriwe neza. Igitekerezo cyangwa ikibazo cyangwa inyunganizi? Igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo? Shimana Jean Pierre. Jean Pierre.
ndi mu karere ka Gatsibo ariko njyewe aba akantu k'amatsiko njyewe numvaga ngo iyo umuntu agabana n'umuntu wanduye ariko akaba afatira imiti kujya abifata neza ntashobora kumwandura. Yego niko babitubwiye niko bimeze. Nibyo baze basobanura rwose. Ahubwo ndagira ngo twumve n'uyu. Yes Godrich. Allo. Mwiriwe neza. Arabanza kwiyumva. Uwo muntu wa TND niko wavuze burana mugize w'amakenga cyane ku bantu bagiye gushakana atabaye inosanga kubwire niba abandi ntimushobora kujya kwa muganga bagasanga mwese muri bazima cyane. Ariko nubundi ntago abana baba ari muzima rero abafite virusi abafite virusi nikosora mvugo ufite virusi ntabwo bivuze ko atari muzima ni muzima ahubwo wenda ufite icyo kibazo ariko ni muzima ngo hano tube siri abajene bari bagize ikintu aragisobanura reka mpamvu najyaga numva reka twumve n'uyu. Allo. Yego mwiriwe neza. Mwiriwe. Ni kuri Godrich. Yego mpamagaye rwose. Uwo musisi aratujijwe kabisa. Nakoze cyane. Urinde uherereye kubajijutse byonyine birahagije. Yego mwiriwe. tubashishikariza ko mu gihe mugiye kutuhamagara mugomba kugabanya inyakira amashusho yanyu n'amajwi mukakuramo amajwi kugira ngo tutabangamira abandi badukurikiye bari mu bice bitandukaniye byaho turi. Hano hari wanditse message ngo mwiriwe nitwa Solange mumumbarize ese ibimenyetso by'umuntu ufite virusi cyangwa urwaye sida ni ibihe? Ariko akantu wa pointingaho neza kugira ngo tubanje kubyumva ongera usubiremo kari akantu k'umuntu ufite virusi itera sida n'umuntu urwaye sida. Yego ntega amatwi mujijuke ubu ni ubuhamya bw'ubuzima. Abaza ni impuguka ahangaha icyo wabuze uvuga cy'urubyiruko ngo udashobora kuvuga oya guhakana wahereye ku cyo kutavuga yego bagatinya no kwipimisha n'itakato. Niba narabonye Charlene duturanye yarakuze iwabo cyangwa harirwa bamwanga bamusahani bataramuriye ishuri ngo nubundi azapfa. Urubyiruko rw'ishutinya kujya kwipimisha ruvuga ngo ninsanga naranduye ndabigenza ndabahone ndabana nande ndakorera hehe ibintu byose agahitamo kuvuga ngo niba naranduye sibinde ntaranduye n'ibinde sibyo ko ngewe iyo ngize amahirwe tukabonana muganiriza urabajijura rwose kuko kutipimisha ntibiyikuvura no kwipimisha ntibiyikwanduza rero uripimisha ukamenya uko uhagaze ugakurikirana ubuzima bwawe. Igituma rero abantu batajya kwipimisha cyangwa batanavugisha ukuri nako katavuga ni nkubwiza ukuri bahita undeka kandi nta muntu udatinya break up yanjye ntawe udatinya. Rero aravuga ati reka ndindire nitujya kwa muganga wenda bizaba bigeze ku rwego atagisubiye inyuma tujya kwa muganga bakamubwiza ukuri niba nkunda koko tuzaguma bakamusobanurira ko dushaka kubana si mwana. Ariko akenshi kurikije muri kino gihe tugezemo mu rungano ruhari ni gace uzajya kubona abantu bafashe umwanzuro wo kujya kwipimisha batararyamana inshuro zirenze n'icumi ahubwo ni bake rwose usanga bagiye n'ubundi gusezerana imbere y'amategeko ari ababyeyi bombi basanga niyo mpamvu ngemba ari ababyeyi ukuri relationship amubwije ukuri byaba byiza kuri nge ndetse no ku gihugu. Ariko nyine ni icyo kibazo baba bafite n'ubwiza ukuri ndahita mubura noneho ikindi kintu dushobora no gukundana uyu munsi twemeranyije ko aribwo dukundanye turamenya ntabwo ndakwihambukira mu bwiza ukuri uwo munsi twaba turaryamanye ahita nsigara ikibazo cyo kuvuga ngo noneho ni mu bwiza ukuri twaranaryamanye already biragenda bite agahitamo kwicecekera agize imana ntayandura ako kanya. Ntabwo wabibwira umuntu ngo ahita akubwira ngo
ahita yumva ko utamwanduje byonyine hari umuntu no kwicarana gutya yumva mwanduje none ibaze rero twaryamanye ndavuga ati kabaye ashobora no kugutsinda mu nzu ye niba muri mu nzu ye hari ubundi buryo umuntu yambwiye ngo nze kumubariza kamaze nsubize nanze usubize hano n'amatelefone ari guca ibintu umuntu ufite virusi itera sida n'urwaye sida umuntu ufite virusi itera sida tega amatwi mwumve mubeho wa muntu tega amatwi ufite virusi itera sida nta bimenyetso agira kuko Charlene wicaye harayifite wabonera he ntabyo rwose rero umuntu ufite virusi itera sida ahantu babibona honyine ni kwa muganga wowe dukorana tugendana dusangira ntago wabibona kuko bamupimye mu maraso batapimye amaraso ntibabibona hanyuma urwaye sida ushobora kubibona usibye ko hari n'igihe ibyuririzi bya sida n'ubundi biba bisa n'izindi ndwara ariko umuntu urwaye sida ashobora kuba arwaye zona yatangiye kumubambatura ahantu hose gutya cyangwa icyomotse hari indwara biri nk'ubugendakanwa ariko bisatura cyane iravuna muhetira yangiza nacyo ni icyuririzi hari n'igihe kanseri iza ari icyuririzi utakabaye uyirwaye utagangana abasirikare mu mubiri baba baracitse intege badashobora kurwanya indwara iyo ari yose n'igituntu usibye ko igituntu no ku muntu utayifite ashobora kukirwara ariko nacyo kiza ari icyuririzi icyuririzi aho gitandukanira n'izindi ndwara kiza gifite imbaraga kiza gifite imbaraga umubiri ntabwo gifite ubushobozi bwo kurwanya abasirikare b'umubiri baba baracitse intege rero kiza gifite imbaraga niho gitandukanira n'indi ndwara niba ari nka diyari ni nani stop ntabwo isa nk'izindi ihinduka kure ariko n'urwaye sida uwo ni urwaye sida ibyuririzi byamwatatse ubu ngende hano nta kibazo na kimwe ariko kimara kubimenya wari urwaye sida umuntu urwaye sida akagira n'ingufu z'undi ubu niba uyu muntu urwaye sida bantu mumurikiye muri kubyumva cyangwa ndi gutuma abantu bari kuvuga ko bari kubyumva barimo barajijuka umuntu urwaye nk'urwaye malariya n'urugero ari ku miti ari kwa muganga ashobora kuba ari kwa muganga iyo arembye kugira ngo umuntu arware sida aba yari afite virusi itera sida akaremba ni ukuvuga ngo urwaye sida ntabwo ashobora kuza ngo dukorane ikiganiro kuko araryamye ubu cyangwa ari kwa muganga rimwe na rimwe ntaba numva ibaze umuntu urwaye kanseri none hari icyuririzi nakubwiye ko kugira ngo kibe icyuririzi kiba cyazanye imbaraga kuruta uko bisanzwe ibaze umuntu uri kudiyara byitwa icyuririzi n'agakanzu gasanzwe biba ari ibibazo nubwo byitwa icyuririzi nta rutangira uba ufite uwo muntu aryamye mu buriri iwabo kubera ko yananiwe wenda kujya kwa muganga cyangwa no kwa muganga bamunaniwe hari igihe bigeraho nyine bigera ku rwego bitagikunda baba bageze sinzi ukuntu bagenda babiha amagarade kuri virusi itera sida ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere kuri urwo rwego ni uko waretse kunywa imiti rero hari igihe bwa mbere icyuririzi kiza bakakuvura bikoroha bakagusubiza ku miti kuko kugira ngo ukire burundu nuko usubira ku miti n'ubundi ukayireka umubiri rero ukazagera aho burundu ukananirwa guhangana n'ibyo bibazo icyo gihe nibwo uburwaye sida rero umuntu ukiyandura nawe bafite virusi itera sida kuko aba atararwara ibyuririzi ushobora kuyandura ugahita ujya kwa muganga wayanduye ukajya kwipimisha utari uzi ko uyifite ugahita usanga urayifite umuntu uba uyirwaye ni wa wundi wagiye kwipimisha bitewe n'uko n'ubundi yahuye n'icyuririzi akajya kwa muganga arembye nyine bakanamupima ni ukuvuga ngo wa muntu ugiye kwa muganga akipimisha bagasanga afite virusi itera sida kuri iyo nshuro agatangira gukurikiza amabwiriza ya muganga afata imiti neza nawe ugiye kumupima ntabwo wayibona nk'igihe cyagenwe nk'umwaka wumaze cyangwa ibiri ayifata neza wasanga nabwo kwa kundi afite umuntu utangiye imiti ukitangira nibura kwa muganga kugira ngo bimeze ko ari TND bisaba umwaka afata imiti neza icyo gihe abageze kuri rwa rwego adashobora kwanduza badashobora no kumupima ngo bayibone ntabwo ari kuri buri bose bafite TND ariko utaza kumbeshyera ntabwo ari kuri buri bose bafite TND upima ugasanga ari negatifu ariko birashoboka ko umuntu ufite TND umupima ugasanga ari HIV negatifu reka tujye tunyuzemo dusangire n'ijambo n'abadukurikiye mwiriwe amakuru yego turakumva tanga igitekerezo cyangwa ikibazo
none se iyo umuntu afite sida yabibwirwa n'iki kayifite ni ukujya kwipimisha byonyine ajya kwipimisha kwa muganga none se ko uri kuvuga ngo umuntu ngo ashobora ngo kumenya ko ayifite yabimenya gute atagiye kwipimisha nyine icyo ukoraho ni ukujya kureba uko ubuzima bwawe buhagaze ukajya muri serivisi ishinzwe gupima bakagupima bakakubwira ko uyifite cyangwa utayifite inzira ni imwe kugira ngo ubimenye no kujya kwa muganga bakagupima ikindi hari uburyo leta y'u Rwanda yashyizeho ushobora kujya mu mafarumasi ku bantu batinya kujya kwa muganga hari orapiki ukipima mu buryo bwawe hari n'utundi ni orapiki ukipima igisubizo ubonye ukajya kwa muganga bakagikora wabyumvise ko inzira nziza ari ukujya kwipimisha hanyuma rero utangire wirinda hakiri kare namusezereye yego mwiriwe igitekerezo cyangwa ikibazo ngiwe neza mwiriwe muri bande muherereye yego igira kure ya televiziyo yawe igira kure ya televiziyo yawe utubwire ikibazo mfite yego ko bajya bavuga ngo umuntu ngo umubyeyi cyangwa se umukobwa runaka ngo iyo afite ngo amazi ngo ntabwo bakunda bafite icyo kibazo nanjye nayo ngiye kukibaza mu kanya ariko araza kigusubize uvuye kuri telefone agusubize ikibazo nanjye umuntu wari wakintumye cyabazaga kiti yabyumvise aragusubiza reka mfate undi bundi dutangire dusubize yego mwiriwe yego ugera kuri televiziyo yawe tubwire ufite ikibazo cyangwa igitekerezo turakumva cyane ikibazo cyangwa igitekerezo nitwa Nsengimana Jean Bosco yego Jean Bosco ikibazo mfite hari ukuntu bavuga yuko umuntu usiramuye ngo ntabwo ashobora kwandura ese koko nibyo ubwo nabyo baraje babigusubiza umwana w'umukobwa muri kubaza ibibazo bikomeye yakoze ibitabo hanyuma ngaha tubanze twumve ibisubizo yahise agenda cya kibazo reka nkibaze nanjye mu buryo bakibajije kirajya gusa n'icyo ku muntu ufite virusi itera sida ariko ubwo reka mfate ufite virusi itera sida ariko utaranyweye imiti neza ubwo ufite sida ariko akaba agiye kubonana n'umugore cyangwa umukobwa wateguwe neza ufite ububobere birasa n'ibya wa muvandimwe cyangwa ufite ayo mazi bavuga kuko amazi yaza nyuma y'ububobere uwo muntu bakavuga ngo kubera ko nta gukomeretsanya kwabayeho ngo kubera ko nta gukomeretsanya kwabayeho hagati yabo atagomba kwandura iyo virusi itera sida nuko ikibazo bantumye cyane kimeze gisubize nurangiza udusubize n'uwo ngo uvuga gusiramurwa ngo birinda sida dukomeze twakira abantu ikintu abantu bagomba kumenya cya mbere ntabwo virusi itera sida yandurira mu maraso gusa ntekereza icyo wacyumvise uhita umenya ko yaba ari Mukagatare yaba atari Mukagatare yakwanduza buryo bwose uvuga ngo virusi itera sida yandura mu mibonano mpuzabitsina mu mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari mu bubobere ashobora kuba ari mu masohoro cyangwa se mwanakomerekezanyije ni ukuvuga ngo aho hantu hatatu hose yahandurira asubiremo tubumve neza ahantu virusi itera sida yandurira ni mu mibonano mpuzabitsina umubyeyi atwite umwana amubyara cyangwa amwonsa kubera ko habaye kontakiti y'amaraso ntabwo ari ikibazo ku mubyeyi ho ni kontakiti y'amaraso ko amutwite atanywa imiti neza ariko mujye mucyongeraho atanywa imiti neza ingobyi irimo umwana ishobora kwangirika noneho virusi zikagera ku mwana akandura noneho amubyara ashobora kuba
donc contact we n'umwana habaye contact y'amaraso guhuza amaraso icyo gihe yamwanduza hanyuma anamwonsa nabwo mu mashereka virusi itera sida no mu mashereka inyuramo yego no mu matembabuzi wari ubivuze hanyuma matembabuzi uragira ngo hazemo n'icyuya umbeshye bisobanure neza bavuze ni imibonano mpuzabitsina ukuvuga ngo iyo bavuze imibonano mpuzabitsina ntabwo baba bavuze ngo igihe umuntu yakomeretse gusa ni ukuvuga ngo mushobora gukora imibonano mpuzabitsina ufite virusi itera sida utanywa imiti neza akakwanduza mwakomerekezanyije cyangwa mutakomerekezanyije kuko mu bubobere bw'umugore habamo virusi itera sida no mu masohoro y'umugabo habamo virusi itera sida aho umuntu ahita abaza ngo kubera iki ngo umugabo ufite virusi itera sida n'umugore utayifite babyara umwana utanduye navuze mu masohoro ntabwo ari mu nanga uba virusi itera sida iba mu masohoro ntabwo iri mu intanga ni nzima n'amasohoro ntibigendana ni protection ndi kukubaza umuntu wese usohoye atera inda oya impamvu adatera inda ni uko biba bihuye n'umugore utari mu burumbuke ni ukuvuga ngo impamvu se inanga byajye nyine ntabwo bisanzwe ziri tayari inanga itandukanye n'amasohoro kuko amasohoro ashobora kuza ariko intanga zigenda mu masohoro ariko amasohoro y'ubwayo y'abafite virusi itera sida ntabwo inanga yo ifite virusi itera sida kandi niyasigara ni ibivandimwe byagendanye aho kimwe kiri n'ahandi n'ikindi kirahari ni ukuvuga ngo noneho ubundi donc ugiye kungira shangazi ntacyo wihangane hariya bwa bubobere aho buhurira n'amasohoro niho aho ngaho virusi itera sida yandurira mo imbere mu muntu ubundi ntabwo kandi inanga yinjiramo imbere ntabwo rero nk'uko hariya niho virusi itera sida ishobora kwandurira rero yaba ari mu kagatare cyangwa atari mu kagatare yakwanduza kuko uwo ari we wese agira ububobere yego ntekereza na mu kagatare nawe agira ububobere wenda nta nyara afite ububobere rero uwo ari we wese yakwanduza yaba ari mu kagatare cyangwa atari mu kagatare kuko virusi itera sida ntabwo yandurira mu maraso ubu ndabizi hari abantu bagize ubwoba bari gutitira bagiye kwipimisha niba mwaritwaje ibyo byanyu ngo byaba mu kagatare urumva agenda abajije umugabo urwaye ugiye kuryamana n'umugore muzima ufite virusi itera sida turamujyana mu ufite virusi itera sida hanyuma noneho umuzima nako udafite virusi itera sida ugiye kubonana n'ufite virusi itera sida udafite virusi itera sida ugiye kubonana n'ufite virusi itera sida ariko ufite virusi itera sida ni umudamu ariko noneho afite ububobere kandi aribyo maze gusobanura noneho nibyo abantu bagenda bashyiramo utuguni muri ko uwo mugabo akaba yarasiramuye we icyo ari bukore urumva yohereje amasohoro gusa ariko we nta kintu avanyemo rero bijyanira hamwe rwose umuntu leta ikangurira abagabo kwisirama ivuga ko ari 60%. birinda ku kigero cya 60%. Kigero cya 60%. Rero navuga ko atandura ari uko bavuze ngo ni 100%. 40 ni nyinshi niho wandurira. Niho wandurira. 40. Tayari nge natangiye kwitaba abantu. Yes Godrich mwiriwe. Mukomere. Yego turakumva mwiriwe. Abagana na Juliette. Yego Juliette. Nese kwa muganga bayibona nko mu minsi ngahe? Sidase nyuma y'amezi 3 umaze gusambana warasambanye mu mezi 3 barayibona. Ne mu mezi 3 wanduye bashaka kuyibona. Mu mezi 3 wanduye ntabwo yandurira mu gusa mu mibonano mpuzabitsina. Aciye igihe kingana icyo bikoze ngo tukubarire. Ngiyeje. Mutubabarire mureke kuduha akato nubwo bingiraho ingaruka mentali nyine nk'iyanga wowe bikugiraho ingaruka kuko nzakwanduza cyangwa nanduza inshuti yawe numpa akato nkareka imiti nzanduza wowe cyangwa inshuti yawe cyangwa umwana wawe rero kuntama akato
ni inyungu zawe cyane kuruta njyewe birageze mureka kuduha akato hanyuma tunywe imiti neza hanyuma afite virusi itera sida namwe kuyanduza abandi ntacyo bigabanyaho ahubwo munywe imiti neza ubuzima buryohe. Yes urakoze cyane rero bakunda mwese natwe turagukunda tubashimire mwabanye natwe muri iki kiganiro gahunda zirakomeza mugire umugoroba mwiza.